ndagushima mwami. Kugeza kuri umunota ndatuje. Uratuje. Urumva ndatuje, mfite umugore mwiza, mfite umugore ukunda Imana. Wow. N'ubu ngubu akenshi iyo turahangaha Imana yaduhaye, dufite abakozi b'Imana twahuye nabo, karengira ngo muza mwatangajwe ahantu rero hitwa muri YWAM, muri Youth with a Mission. Nukuvuga ngo ahantu yo haciye nawe waba wiyemera avuga ngo ndakijwe ndi umukozi w'Imana, urumva uzana amakoti hariya n'imodoka za fime, iyo bamaze gukwigisha hano uzi yuko nawe n'abantu n'umukozi w'Imana witwa Theo n'umumama witwa Margaret, ndabagutuye uzabashake barakwigisha. nta nubwo ari ibintu birebire, icyumweru kimwe gusa tugenda turi kumwe nabonye ko ntigeze nkizwa. Iyo ndi twishyira mu gukorera Imana n'ibiki byose, ariko nasanze ikintu cya mbere kibaho, icyo twahamagariwe ni uguhindura abantu kuba bigishwa, si ukubagira ba star. So niyo rero ubu navuga vision yanjye, umuririmbyi, umunyamakuru uramya Imana, turi kuganisha abaririmbyi baririmba gospel, ni ukubagira ba star cyangwa no kubahindura abigishwa ba Yesu, nabo bagahindura abandi. So nimba ndi umunyamakuru, nkeneye yuko Juliet ugomba kumenya neza yuko iyi kamera umuntu uzayumva agomba guhinduka umwigisha wa Yesu, ukamukurikirana, uza guhamya umukurikirana. Burundu nkabashimiye Imana ko nasubiye kuri radio, narahuye n'ababa batojwe, bazi icyo bita mission. Yesu en fait nitwari tuzi icyo bita mission icyo ari cyo, twe tuzi ko Yesu akoze ibitangaza, haleluya, dutanze amaturo, turahimbaje, tugiye tukubita iminsi 40, ariko se iyo minsi 40 turasenza ngo bigende bite? Ukareba abantu bakijwe kuri radio nta numwe nakurikiranye. Urumva ngo Kamoso ni modafime hose, urumva navaga kuri radio njya munsi muri etage nkatsi imodoka y'abantu ibirahuri bifunze, bari babizi n'umusekirite rwose intersekire yari bizi ko ngomba narangije ikiganiro no gufungura gate mpita ngenda, uko abaga hari abantu baje gutegeza. Ariko maze gutozwa nabo nasanze ahubwo kuba umukozi w'Imana ari uguca bugufi, ugakorera abandi. Ubu star ukabure ko bushira hasi, kumenyekana ntago bigutuma kugeza ukubeshye. Navuye i Burundi navuga ni Imana yanjye, utwo twari dufite byose twabisize i Burundi, utuje hano dutangiye ya zero, nta modoka nayo, ubu kweri moto umusitari nkanje. Madame Kambate kusheri ibyo bintu ugomba kubyiko ati pardon, niyo muri jye nabikora, ariko abambona se nk'umusitari banze nka pastor mukuru wasengeye abantu bagakira. So ndabyibuka umunsi umwe tuzize gukubitanira, twagiye nari natumiwe ngira ngo ni batonzi bari muri Colline cyangwa se mu bumwe. Tonzi yarafite imodoka, sibyo? Aline yarafite imodoka, bambonye bari bafite imodoka, bari batumiwe hariya bose, ariko nkagira complexe yo gati bana Tonzi kugiye Kabeza nanjye nkabari yo ngiye ukumva ni ibintu bitabaho. Barambona se ngo bigende, barambona gute se? Cyakibazo cy'umusitari nzakubwira bakobwa biravuna, urumva. Bigeze aho hari umuntu waciye umuririmbyi navuze, arambwe ndi kuva gutya muri Colline, waparitse hese? Ndabane bro, ubu ngubu Imana iri kuwinyigisha guca bugufi. Ngiye gufata moto cyangwa bisi. Biramutangaza. Uwo mugabo witwa Makombereho niwe wavuze ati umva, ugomba guhinduka ibyo bitekerezo by'ubusitari banze bivemo kugira ngo uzabashe guhindura abandi. Mu gihe abandi abasitari bakurebeyeho, abaririmbyi baza bakora atakubonye kuri moto
nawe yagumana cya gicomplexe satani yagushizeho. Yeah. Nawe yazaba umusitari akumva ko it's a must kugira imodoka. Yes. Kandi nta bushobozi aragira. Urabyumva? Nakoraga amafaranga nkumva ko ngomba iyi modoka maranye umwaka. Oya. Ngomba guhindura indi. Ngomba guhindura. Of course. Umusitari burangiza. Bayimenyereye oya. Burangiza. Cyane. Nkumva ko Kamoso ngomba kujya mu nzu y'200 urumva 9 n'umunani 9 karindwi mba mu nzu y'200. Ariko wari warishize kuri level. Urabyumva? Wari warafatishije. Yego yarabonekaga ariko ntago cyari igihe. Ntago cyari igihe. Ntago niyo mpamvu yamwe njya nicuza ubusore bwanjye. Yeah. Kuko ndanavuga ni iyo nza guhura n'uyu mugore wanjye muri ibyo bihe nikimbabaza n'ukuntu yigeze kuza hano aranshaka arambura. Cyumvise gusa tankunze ngo mubere umugabo ariko ashaka nyine kumpesha umugisha nk'umukozi y'Imana. Kuguhugura kuri bimwe. So mba narakize. Ubu wakaye ariko ko nabonye contract nyinshi. Yes. Ariko kubera wa mwuka w'ubusitari. Reba ndirimba gospel mfite contract ya MTN, Coca-Cola, BRD, Rwanda. Wabonye amafaranga nakora igitaramo nararyamaga gusa nkumva kambane. Sasa hari nto dushaka kuronshinga wadukora project. Ubwo muri Brazil rwabo kugira okay sawa nkeneye ya ibyuma ibi okay sawa amafaranga gashyira kuri konti kategura baririmbye tukajya tugacuranga. Ibyo rero byose iyo mbibonye njya mbishimira Imana n'aba bakozi b'Imana twahuye nabo barampinduye ku buryo Juliet n'ubu ngubu kuvuga ngo imodoka nyifite ndayifite ubuzima burakomeza. Kandi satani ukuntu ari umugome nishaka kubwira n'abandi baririmbye babyumve. Mission yacu sukuza ngo turirimbe tubibitangaza bakunde baturate hoya mission yacu igihe cyose utarabasha guhindura umuntu kuba umwigisha wa Yesu ntacyo tuzageraho byibura umuntu umwe basi umukurikirane nawe kujya muri tukarimba indirimbo zigize gutererererere tutarahinduye abantu. So mission yacu rero no guhindura abantu uko babigishwa. Ni nayo rero ubona iyi studio ushobora kumbaza ati umu producer ninde n'ibiki producer ni wowe uraririmba ukabona producer. Ikindi kandi aha hantu njya nashimira n'Imana ukuntu nahabonye. Yego. Iki ni ikigo gitoza aba missionnaire. Yego. Rwose barishoboye ariko ukuntu nanjye nabonye ahantu kuva ngo nshize studio hano kwari kugira ngo habeho itandukaniro n'ayandi ma studio. Yego. Ujya muri studio so kuzisenya ariko namwe murabizi wakora indirimbo ukazayitwara nyuma y'umwaka umwe uri muri studio umuntu akaza n'urutabi ngo man bimeze cut subiramo urabyumva ugasanga abantu bicaranye hare bari gusomana uri kuririmba ariko Juliet ngira ngo wabonye no ku muryango winjiye. Wow. Ahantu hari Imana vraiment wabipanze neza ndi kubikunda hari itandukanirizo n'andi ma studio. Ndagira ngo nkubwize apana ibintu byo kuza kuririmba gusa ntabwo ari ukuza kuririmba kubera ko ufite ijwi ryiza ntabwo ari ukuza kuririmba kubera ko umva hari ushaka kugira ngo umenyekane cyangwa usohore hit ubu ngubu ni hit. So ntabwo ari ikigaragara cyo nuko wenda baraza kutwereka ariko yahakoze mu buryo nta byitisi ni nk'igicaniro ntabwo ari studio ni igicaniro mbeka mbyita igicaniro kuko icyo nabonye cyo ntabwo ari ukuririmba gusa ufite hano nuza kuririmba azinjira kuri mikoro ari mu wundi mwuka cyane uri coding ari mu wundi mwuka. Hari ikindi cyumba kiri hariya nkagira nkubwire ko iyi ministry yitwa Ingiro mbamo abantu bagiye bangira inama cyane. Hari abantu bagiye bamanika Kamoso tubona warahindutse imeze bite yo asa rero abantu bazi ko guhinduka ari ukuntu aba basi waginda n'amaguru ntacyo bigutwaye. Abone yize kubona ari ngo kwasize imodoka byagenze gute ese hari igitangaza kirimo ngo mvuye mu rugo musanze imodoka wayisize ese igitangaza kiriho kabyara ntabwo ari ikibazo urumva. Ibyo byose iyo utatojwe bakwigisha gukorera Imana cyangwa se kwitwa umukozi w'Imana uw'Imana yahaye umugisha si ukugenda muri vewiti muri kagendo kigisha abantu. Hari icyumba hari abadukurikirana hano abamama umunsi uzababona uzumirwa
baza gusanga ari ingenzi baca bugufi ariko ejo ubasanze mu kazi wavuga ati okay sinzongera umusanze muri office ntushobora kumenya ko ari ariko yari hano acabugoye umurimo w'Imana urumva bati usige wende iki ibyo rero ndabishimira Imana yampuje n'abo bantu nahano rero muri studio nakoze iyi studio navuga no kubera agasuzuguro ka Satani ari umwambaro Satani yaragiye kunyambika sibuma ko kunyambika ariko urumva kwera ama publicité nkora yego ziri VIP urwego Aroni yanyubatseho niyo nakomere rwose yahise kwica mu mutwe ubundi nibyo nakora izo publicité nayikora mu zindi studio ukabona je nakora nyiri studio akayifata akagenda bakamwishura ariko giye sinishura urabyumva cyangwa se nawe mfite akazi nazana nk'umukiriya ugasanga twazanye n'umukiriya yagera kuri studio bakamucaho n'ibitabi ukumva n'ikibazo gikomeye rimwe noneho nibwo twubaje n'uwo mukozi w'Imana wantoje witwa Theo Makombe afite umugore witwa Bri niyo bamwe ati senga Imana izaguhe studio zawakiramo abantu cyane kandi wowe ari wowe nziza ari wowe ndagira nkubwire ko n'ubu ngubu niyo babonye baravuga ati Imana izakora ibitangaza irushaho kuba so nkunda ko umuntu ashobora kutagwa amafaranga ariko iyo aguhaye ibitekerezo avuga ati Kamoso ntuzagira ubwoba ati fata agaciro Imana yaguhaye tifata wa muntu washakaga Eddy Kamoso aze kukureba mu rugo ukuntu wumva ugomba kumwitegura so reba noneho nka minister ushaka kuguha isoko ukabya muri studio ati office yawe ibahe yeti bahe araza yicare aricara he mu muri soka plastique yari minister kibazo niyo mpamvu wakoze ya studio wumva ifite umutekano vraiment naho waburi iki naho wabavuye muri presidence ntabwo nagira ubwo kwa ntabwo wagira ubwo vraiment ari documentaire yari yose dushaka kuri codinga ntabwo banagira ngo ati president araje uyu munsi arazi wawe namwakira nawe yavuga ngo arantungura nta kibazo namwakira ndabamishima ibyo kubera iki kubera Imana kubaha Imana gukorera Imana aha rero abantu indirimbo zaje zisohoka ntago ndi ya studio vuga ngo ndarwanira hit Julia turi kuri ntuza ngo wamereye hit wa mwana ba ngo wamereye hit wa mwana ubundi indirimbo niyo yihera hit niyo yizamukira naga abantu bashaka manyamune cyane nongere mbwira baririmbye ugasanga umuntu ari kwiruka inyuma y'umuntu nyamara icyo ufite nicyo kikorera marketing ntago ari umunyamakuru uzahita ntago ari njyo nshobora no kuyikina nshobora no kugira gute kajya ahantu hose ariko ikasinzira ariko ntigire izikora nta kintu kiza nk'umuririmbyi gukora indirimbo hano ngabanireka rero nkubwire umunyamakuru ushoboye kuyihagenda uyimuhe uyishyire kuri YouTube abantu namufunguriye YouTube channel ye bikunze namukoreye kanuza ka video karimo n'amagambo hanyuma noneho nkubwira ati dufunguye channel hano ishize kuri YouTube genda utanga link ntabwo uzabura uw'Imana yakozeho uwo niwe wawe nicyo cy'ingenzi nuharanire kumenyekana kuba star jewe n'abanyandikira no kuri radio ngo bro nanjye ngira umustar ngiye nkugira umustar Kamoso ngo wangirishara ngenda wamugize umustar ngo batozi ngo bamani Martin ibiki cyose ngo nangira umustar no ukibarimo nicyo yani bihe bya yabaye star ko cyari igihe ariko ubu rero nanjye icyo njya nicuza nuko navuga ni ese babandi nagize ibihanganye Imana yankoresheje bakaba ba star ese bo bafite harabo bahinduye abantu babigishwa sinzi umuntu wigeze kumbwira ejo bundi arambwira ati ikintu cy'ingenzi si uko umenyekana ahubwo icy'ingenzi ni uko icyo ufite kigira umuntu gihindura naho yaba umwe wenyine Yesu yaravuze ngo umwe wenyine iyo ndirimbo yawe nimenyekane kuri radio nimenyekane kuri televiziyo ariko hagira umuntu uvuga ati waraminduye nasohoye indirimbo yitwa Ndiho imaze nyirango ibyumweru 3 rwose umbabarire abantu abanyamakuru basohoye indirimbo barangwino tuyitwike bambabarije kuko naravuze nti reka mbanze ndebe reka ubanze urebe umurimo uri gukora ndebe nishyire kuri YouTube ari audio
ndashaka kubwira ko kugeza ko mfite abantu 5 ndi gukurikirana. Wow. Babiri icyo nicyo gikorwa nabatije. Wow. Ni ukuvuga ngo kandi avuga ati mfite pisine iwanjye. Nifitiye pisine iwanjye mu rugo rwose ngwino mubatize mu izina rya Yesu. Wakavuga ati jyewe iwanjye, ati ngwino mu rugo iwanjye ubatize. Nibyo akazi rero dukora, ntabwo dukora ibintu byo kwambara. Aha muri Rwanda tumaze iminsi turi gukora niyo minisitiri n'umugabo witwa Makombe agira cyangwa ati ale imodoka irimo essence nanjye fashe indi. Tugiye gusura wa muntu wakijwe kuri radio. Wow. Tugiye Rubavu. Urabyumva? Icyo nicyo gikorwa ubundi kiba gishede. N'abaririmbyi rero reka tureke kurwanira views kuri YouTube. Sure. Abaririmbyi twamaze gutwarwa na views. Ngo no gutwika ngo kuri social media. Gutwika. Urabyumva? Yego. Ariko nukuri ntidutwarwe n'ibyo bintu. Dusubire ku karago. Exactly. Babonye icyumba hari. Yes. Kiriya cyumba umuririmbyi uwo ari we wese, umunyamakuru ukora gospel wumva ashaka kwiherera, kuza hano kwiherera akicara wenyine, Eddy afite icyumba hano. Icyumba kirahari, azaza aryame. Ingiro ministry rwose no kuza ukirwa ugasenga abantu bose ukeneye bitewe n'ikibazo ufite, abantu ushaka kuganira nabo. Wow. Eddy arababohoye. Nimba ari umuganga, umudamu wanjye n'umuganga. Yes. Abapsikologe turabafite. Yes. Abadokiteri turabafite. Wow. Abantu benshi dukorana ubu nzengurutswe na team iri strong. Wow. Kurya Juliet ndabizi ko ushobora kuza kumbaza ati igitaramo ni ryari. Ariko icyo mubwira ndashaka kuzakora igitaramo mubona ari uwundi Eddy atari utoza, atari muri gusanzwe muzi. Wow. Ubu Eddy muzi kera yarahindutse. Niba muzi Eddy w'amakosa, hari amakosa muzi warahindutse. Uri kwinjiramo neza, uri gufata muri vision yawe neza. Bisa ubu ngubu rwose vision yanjye uyicayemo. Umva nawe waba uri umwe unkurikira kuri kamera, ushake tuganire ngo usure nta kibazo rwose. Dishimye. Wow. Eddy urakoze cyane, ibyo ari byo byose nanjye ubwanjye ntawe udukurikiye, nanjye ubwanjye nizemo byinshi. Wenda mbere yuko menye yuko bundi buriya ushobora kwiga ikintu ntaba ari cyo najyemo, ntaba ari Imana iguhamagariramo. Birashoboka cyane. So araza kuduha inama kuri side zombi, ari kubahanza, ari abavuga butumwa, ndetse ari no kubana bari kwiga ibintu bitandukanye, bumva ko wenda ariga kuba umudokita ariko bishobora kurangira ntabyo abonye. Birashoboka. Hanyuma wenda mbere ko tugana ku musozo ndagira ngo Eddy adufashe, nkuko mubibona turi muri studio ye, kandi afite piano imbere, afite machine, hari apana kaka machine yareberagamo gutya. Yinjiye muri inumbere yayinjiyemo neza, ntabwo kaka machine nyine hari aho yavuye, hari n'ahagana. So no kuvuga ngo ni ibintu bishimishije kandi nishimwe rikomeye ku mutima we ndetse no ku mutima wa gospel. Biranejeje kuba nicaye n'umuntu watangiye ibiganiro by'iyobokamana kuri radio. Urumva radio yabaye umuyoboro wa televiziyo. Ngiye kuba mpagaze kuri televiziyo iki gihe ni ukubera uyu musaza wicaye aha ngaha, umugabo. Haleluya. Cyane kabisa. Ni ukubera ko wazambabariye urumva njyewe nzamushaka, nzamuzana vraiment. Urumva ko njyewe nari nyirakana muri primaire nkurikirana Eddy Kamoso, none nkubitanye nawe live. Urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. So no mugisha kandi nkwigiyeho byinshi. So ndagira ngo ucurange nk'indirimbo nk'eshanu mu minota nk'ibiri cyangwa 3 cyangwa 5 minota, reka ngo iminota 5. Indirimbo 5. Yes. Hanyuma turasoza. Abari izanjye? Oya shona kuba zitari zawe. Okay. Nagushima mwami urumugeri wanjye urishuti yanjye mwami
ndagushize hejuru, ndagushima mwami, uri umungeri wanje, uri inshuti yanjye mwami, ndagushize hejuru, naho imisozi yobomborana, naho inzuzi zosumirana, sinzoguheba abanamba, sinzoguheba abanamba. Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanjye, Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanjye, Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanjye, n'umufasha atigera yobya seruka mu magorwa, n'umufasha atigera yobya seruka mu magorwa, n'umufasha atigera yobya seruka mu magorwa. Mbega notanga iki mwami n'ishimwe ryawe, mbega notanga iki mwami n'ishimwe ryawe, mbega notanga iki mwami n'ishimwe ryawe, ndaguhaye umutima wanjye uganze mukiza, ndaguhaye umutima wanjye uganze mukiza. Naho imisozi yobomborana, naho inzuzi zosubirana, naho imisozi yobomborana, naho inzuzi yosubirana, sinzoguheba abanamba, sinzoguheba abanamba, sinzoguheba abanamba, sinzoguheba abanamba. Ndacyafise impamvu yo kuguhimbaza, haracari ishimwe mu mutima wanjye, ko biri kose ndazi yuko unkunda, uyu ni wo mwanya wo kuguhimbaza, cyafise impamvu yo kuguhimbaza, haracari ishimwe mu mutima wanjye, uko biri kose ndazi yuko unkunda, uyu ni wo mwanya wo kuguhimbaza, ndacyafise impamvu
cyafise impamvu yo kuguhimbaza haracari ishimwe mu mutima wanjye uko biri kose ndazi yuko unkunda uyu ni wo mwanya wo kuguhimbaza Yesu ndacyafise impamvu yo kuguhimbaza haracari ishimwe mu mutima wanjye uko biri kose ndazi yuko unkunda uyu ni wo mwanya wo kuguhimbaza ukwiriye mwami ukwiriye gushimwa ukwiriye gushimwa mwami ukwiriye gushimwa ukwiriye mwami wakoze ibikomeye ukwiriye gushimwa mwami ukwiriye gushimwa ukwiriye mana waduhaye u Rwanda mana ukwiriye mana ugiye kudukuraho covid mana ukwiriye ndagupfukamye mwami ndagupfukamiye mwami wanjye nzamuye amaboko ngo ngushime ndagupfukamiye mwami wanjye nzamuye amaboko ngo ngushime. Data ndagushima cyane sengeye mwene data Juliet wakoze mana kumuyobora hano hantu kandi ndasengeye ikiganiro mana kugira ngo umuntu wese uzabasha kukireba azahabwa umugisha nawe mana sengeye mana ishobora byose n'uri inyuma ya kamera umuha umugisha wawe umugirire neza mana icyo twahamagaye no kugira ngo tubashe guhindura abantu kuba bigishwa mana reka mana gira neza utugirire neza twebwe abo wahamagaye abanyamakuru abaririmbyi mana uturinde mana kurwanira ubusitara ahubwo uturinde uduhe mana kuzana abantu kuri wowe mana Yesu abantu bakomeye izina ryawe rihabwe icyubahiro. Haleluya. Amen. Cyangwa kuvuga ni uwamumugisha kuzajya mpura n'abatumirwa bazi gucuranga kuko no kuririmba mwumbuye kuramya mwumbuye sinzi cyose bafasha kanshira mu cyumba agashiramo baramyi tukaramya tukaryama tugataha ibyo bintu byose si uri kumbuye ariko hari ikintu ndi gutegura kandi Imana nzikisabifashamo tutabonye stade dushaka kuzabona arena. Imana ifashe rwose nyuma ya covid ikintu yitwa ngo ijoro ry'Imana by covid. Ndumva nta byubahiro bizabiriho nta ntebe cyangwa se ngo ni ibintu bihari n'abaririmbyi bazaba bari hariya turamye Imana buri muntu ayobora indirimbo yumva ashaka simo kuririmba indirimbo ye ajya arafata piano aririmbe turamye Imana kwiza mu gitondo dushimira Imana kuri bita ko abantu bakeneye ya presence y'Imana apana kuza muri entertainment ku performing apana kuza ngo bagiye kwakira umusitari runaka ni turirimba indirimbo yihuta mumenye neza yuko tugiye kurimba hejuru y'ikibazo kandi Imana ikora ibitangaza. Ibyo rero nibyo tuvugira ngo ijoro ry'Imana. Yesu azabikora. Amen. Eddy urakoze cyane Imana iguha umugisha. Nyamuneka dore umwami rwose abanyamakuru arahangaha muri gospel muri gospel ndakeneye kwiga byinshi cyane kandi mbikuye ku bantu n'abantu mwese mudukurikiye murakeneye kwiga byinshi ku bantu batubanjirije muri uyu murimo bagiye bahura na byinshi muzi byinshi cyane. Ijambo
hano hantu turitegereje kumva ko bashobora ibi bya covid byavaho nkeneye kuza bahamagara abanyamakuru mu gihe wanyu please dukeneye training ngewe ubwanjye ndayisabiye hari byinshi nshaka kwiga tugiye kubivuganaho n'abarore barozi ko ari umukozi w'Imana. Yes, I know. Rwose nkeneye ko ngewe n'abarore nkanyu watangije ikiganiro cya gospel iyobokamana. Yes, hari vision mfite nari mfite hari bitarakoretse. Niyo mpamvu nkuze no kubwira abantu bambabarire wowe ushobora kuba narasitaje muri inzira y'imyaka 10 n'ingahe umva uvuga amagambo buri munsi ntago waburamo ikishobora kuba kirasitaje abantu. Ukora buri munsi ntago wabura ikosa rwose. Ntago turi abamarayika ariko hari ikintu tugomba kumenya ko mission yacu ari uguhindura abantu kwa bigishwa ba Yesu. Niyo mpamvu nabwiye barore ndabivuga nawe navuga uzadushakira umwanya ntawe tuzi watubanjirije rwose nciye bugufi nzahamagare abaririmbyi ba abanyamakuru ba gospel mu gisate cy'iyobokamana. Yes, no kuvuga ngo tugomba kugira vision imwe no dukora gospel. Tumenye ngo tugiye gukora iki, turafasha iki abatarakizwa, turafasha iki abakijijwe, turafasha iki ku gihugu. Yes, exactly. Ndumva ari ibyo ndumva kandi tuzabikorera hano nibishoboka rwose dusangire na kacyayi tuganire tuvuga niki twakora muri uyu murimo. Apana kuza kuri televiziyo cyangwa kuri radio umva ko uri gutwika wimanukira uri gutwika wimanukira no ntago ari umuhamagaro wacu nyamuneka. Abantu bari mwiyobokamana dukeneye guhinduka, dukeneye guhindura imyumvire yacu kugira ngo turusheho kujya mu muhamagaro wacu neza. So Imana ibaho umugisha cyane. Noneho gira inama tugana ku musozo ugira abantu muri rusange. Inama muri rusange ndagira abantu batatu. Wa mbere n'umunyamakuru ukora gospel. Nimba uyu munsi Imana yarangiriye neza mwebwe mwanyumvaga mukiri muri primaire utatekereza no kuzakora kuri radio. Ntabitekereza na gato. Ukumva ko ko rwose Kamoso namuha interview. Imana irakomeye. God is good. I know. Nabwira abantu ko ari umugisha mfite. Abantu bavuga ati Kamoso bayahwate. Kamoso kutwumva publicité zibona gute. N'umugisha nakoreye Imana ihindura abantu. Uyu munsi ndashaka kubwiza ukuri ko ninjira ahantu nakomanga ngasanga n'umuntu nkaho wanyumvaga uri muri primaire uri mu bibazo nkakubwira ni naho wabuze amafaranga naho wabuze poudre guma kuri Yesu kuko nuguma kuri Yesu ni uzaguhesha akazi keza kubera wihanganye no kwishuri utigeze ujya kwiyandarika ukihangana nako arakanuza nagira ndavuga ni ufata gacaki ukubite rwose niba n'agatambaro ushira agatambaro ugume kuri Yesu ugumemo. Yes, guma muri Yesu. Abo rero nibo mpura namwe yongo Kamoso wa mbere n'iki byose nakora projet naho bari kama cyako ati umva nkubwire ndabizi ibintu ukora turakwizeye. Ibyo rero ndagiye mbabwiza kuri yuko ndabika umuntu yigize kumpaga isoko sinavuga ngo agasoko kandi kafashije n'umuryango wanjye. Nuko yavuze ati itangazamakuru ryawe donc ukuntu wowe watangazaga amakuru ya gospel bitandukanye n'ibyo twumva kuko iki gihe ni bombori pastor yarwanye na kanaka yateye inda kanaka twamubonye none afashe nguzo twamubonye mu kabari afite ikirahuri ngo gisa na vino. Ibyo ntago bitureba twebwe tubereyeho gusenga. Nimba wamubonye ari mu ntege nke zamura umusenyera. Nibyo nshaka kugira ngo Imana ikore bitangaza tuvane ibyo bya bombori muri gospel tubigumize bakwa banyirabyo. Satani nawe yagize tubigumize hari ahubwo twebwe tunyage Satani babandi yatwaye muri bombori tubagarure buhoro buhoro. Nibyo donc iyo ukora ikiganiro cy'Imana gikore cy'Imana gifite gahunda yo guhindura abantu. Natumiwe na ejo bone na Dominique no muri Magic FM noza Peace Nicodem. Niwe yamweje ikibazo ati ariko grand frère ndako bari kumwe nawe mukobwa atari ushobora kutubwira ibanga ukoresha kubera iki wowe mu biganiro byawe ti naho wavuga gusa abantu batagira guhamagara ngo bashaka gukizwa. Tubwira ibanga atutarana bwiriza atari ko ugifata microphone abantu ndabwa ni mureke mbabwira
vision yanjye nuko abantu bahinduka yagize. ntabwo nkora ikiganiro kugira ngo nzahembwe na nyiri radio marge ko mpemba ariko ngerageza gukora nkuhembwa na sebuja sibyo ariko nimba dukora gospel nuvuga ngo ubutumwa bwiza dutanga ubutumwa bwiza twebwe akazi duhano nuguhumuriza ngo duhumuriza bafite imitima iremerewe inaniwe n'ibiki byose. So rero nimba jewe Eddy mfite abantu banyumva numva ko iyo microphone nshobora kuyikoresha mu rwego rwo gusenya undi. Pastor Kamoso na Pastor Ebana muziko Pastor yani utanga amakuru y'ibintu byacitse urumva ukaburi igikoresho cya Satani ari gukoresha kugira ngo aguce mutanga amakuru ya Satani. Urabyumva? Nkunze no kubwira n'abanyamakuru ntago ugiye nshobora gutanga amakuru y'ikuzimu. Sinya ntanga amakuru y'ikuzimu. Sinya ntanga ubuhamya bw'ikuzimu. Ntanga ubw'ijuru. Ntanga ubw'ijuru. Nagoza kuvuga ngo ikuzimu narimeze gutya ngira gutya nkazajya ku isi ibyo bigumane ngwino utanga amakuru ya Yesu. Tinahuye na Yesu. Navuga Yesu ahindura gutya. Hanyuma none wa kabiri mu muririmbyi. Please izi social media ziri kutubeshya. Yuko turi gukorera Imana. Dusubire hahandi. Juliet uzabaze niba arigize kugera mu nkuru nziza ubona ukuntu abaririmbyi hari twarahatoreje twese twarahaciye. Mu biterano ugakora igiterane ukumva utataha. Uheruka ryari kujya mu rusengero nkubaza ikibazo. Uheruka ryari kujya mu rusengero ukumva utavamo. Nanjye nkubaze nk'umunyamakuru ute nawe uri umunyamakuru. Of course. Mbwira ni ryari uheruka ibyo bihe ukumva utava mu rusengero. Kera ubwo nkajyari. Mbere yuko koroniza. Mbere yuko koroniza ariko igihe cyonyine nibuka cyo. Numvishe nataha ni muri overnight. Ariko utavuga ngo apana waririmbye cyangwa waririmbisha. Oya ibyo byo nta. Uri hari ukavuga uti rwose numva nataha. Yari overnight. Yego. Twari muri overnight tugira ibihe birebire byo gusenga uvuga mana we icyaba nkibera hano burundu. Ibyo bihe turabikeneye. Abaririmbye rero reka tuve muri bya byo kurwana n'ama views. Ahubwo turwane kugira ngo bongere bahinduke. Abantu ntibifuze kuva ku Mana. Nibyo. Agatatu rero n'abantu bashigikira abaririmbyi. Nyamuneka ni mureke kutugira ibitangaza. Mutubabarire rwose. Shwa. Nta umva turubusa umva nubona Kamoso n'umuntu w'igitangaza ubonye mbonyi wumve ko mbonye ari w'igitangaza sibyo umbonye Gahongayire nta mukozi ndi bukarabe umva uzajya umubwira umwe ati umva nimba uri wowe wabaye Kamoso umenye ko ari ukubera ngewe umunyarwanda bagukunze nakoze subscribe kuri channel yawe ntumbyimbeho mujye mutubwiza ukuri. Exactly. Batubwiza ukuri umva turiho ngiye nkunda kuyibwira nimba ngewe nkora igitaramo n'uyu munsi na madame nkunda kumubwira navuga ni sheri niba uyu munsi turi umuceri uvuye mu muziki jya wibuka usengere wundi watanze amafaranga y'ibihumbi 5 kugira ngo azerebe concert. Exactly. Wadutumiye nge kuririmba mu bukwe akaduha amafaranga akaguha ibihumbi 300 cyangwa 500. Umusabira umugisha wawe. Urabyumva juste kugira ngo Kamoso aririmbe mu bukwe bwe. Uwo muntu arakomeye cyane. Ejo mpure n'umwana we umwana w'uwo muntu nyina yampaye umugati se na nyina ejo ndabyimbye ndi muri wibyimbye mu rusare mite nzamura gutya. Ntacyo turi cyo bareke kurema amagambo mu bahanzi cyangwa mu yes ndakubwira iki umugire igitangaza umuririmbyi uri kunyumva wa watangiye ejo bundi cyangwa se nabo twatangiranye n'ibiki byose nabo twari kumwe generation yanjye niba baeme Janvier Mugisha na Rehobot rwose ntimukumve kuko mugomba kumenya aya mashi dukomerwa yahinduka inkoni kuko kumwe uko batubona ibitangaza turi hejuru niko batumanura abandi bakazamuka. So nta bitangaza biturimo rwose. Abantu rero ndi kubabwira ni abakunzi. Njye nkunda kuvuga ngo sinjye ngira abafana. Ni abakunzi bawe. Niyo mpamvu ubona kugeza kuri uwo munota bakinkunda rwose. Iyo baza ko hari abafana umufana uzi umufana ariko afana iyo watsinze
iyo utatsinze aragutuka kuva akagenda. Abafana uzana Amavubi bayifana ari uko yatsinze itatsinda bagahindura kureri bagahita mashami yatsindwa cyangwa akanganya ngumva nari mbizi n'ubundi katari bishoboye n'ubundi n'ibikino urumva urebereye sport cyangwa peri yatsinze stagira kubita bakaririmba yatsindwa n'ubundi twarabivuze uriya mukoca nta kigenda niko bimeze ariko iyo ufite umukunzi bari ngero turwanire kugira abakunzi nyamuneka nanga umuririmbi kumva umuririmbi wa gospel mufite abafana banje ni mukande kuri subscribe fana abafana bawe umva Juliet fit ari umuntu ugimubwira ngo Kamoso ariko wagiye ugerageza ugakoresha social media zawe n'ibiki byose kugira ngo nge nkora iki nimba afite abantu 1000 kuri Instagram Juliet nuko abo bampesha umugisha ni wa wundi nakwandikiye ndavuga ni umwana wanjye ararwaye nawe ari muri Amerika arambwa ati dukora iki abo nzi neza n'igihe umufite muri telefone nagira gutya nkakora list uwo ngo nkabwira ikibazo cyanjye ariko ntaje kuntangaza muri radio. Eddy uravuze ngo abantu mudukurikirana kuri social media please mudukurikirana nimba unkurikira ngewe gihe unkurikire kubera ko nkunze ego banzu nkunda apana ibyo kumarara apana ibyo kubona ifoto nziza nashize hariya ngo reka nkiri kuyu mukobwa mukurikirane ngo ni mwiza ni mufollowingisha nkurikira kubera ko nkunda Juliet kesi nta naba mubi naho nagira gute naho byagenda gute niyo foto wabona ukomeze unkurikirane Juliet be proud of me reka nkwereke naje hano ndi 0 franc nayura mugore wanjye atwite tuvi Burundi ariko umuntu agira gutya akabango kamongo yo gutwumvise ko aje none se ubuzima bumeze gute urumva mukunzi ubuzima none se inbox ubuzima bumeze gute none se indirimbo biragenda gute ndabona ntago bumeze neza kubera iki ni umukunzi ntago ari umufana uza gutara amakuru agiye atanga ukuntu meze sibyo uwo niwe mukunzi exactly waramwigishije uramutoza uramukurikirana aragukunda akurikira ibanga ufite uhura n'ikibazo bakwandika ikintu ati Kamoso akakuvugira ati umva nkubwire malgré warabikoze utarabikoze nimba warabikoze saba imbabazi dukomeze urugendo icyo tuzi no kuri umukozi Imana itakuvuye twakuvaho gute exactly so abaririmbyi rero mwebwe umva iyo umuntu akugize gitangaza hewana indirimbo yawe mbega views urataha ni views winjiza amadolari 200 500 kuri YouTube nako Diamond ahitaza ariko ejo uwo wagukubise subscribe ni uzahinduka paparazzi yawe exactly ariko tureke abafana tugira abakunzi Imana iduha abakunzi ufite bake beza Paul Bahati niwe wavuze ngo uva nkubwire Kamoso uramuzi Paul Bahati ntago muzi yavuze ngo iki ati kamo numuvuga butumwa niba nakubwira numvaga kera kuri radio Rwanda byageze igihe noneho turakorana mu ministry nanjye Imana imaze kuntera iteka ntagane niwigiraga igitangaza so Imana yaduhuje ubu turi gucapa ubutumwa hamwe urumva arambwa ati reka nkubwire Eddy ati ntureba ko wigira igitangaza ngo uri umustar n'ibiki byose uri umustar ati reba imbere yawe ati aturabona iryo buye ati ndaribona aturabona icyo kibuye ati nutareba nabi ukagira abafana ati iryo buye riri aho ngaho niryo umufana azaterura kubera ko uwo muhemukiye ari guhonda mu mutwe kandi niko biri ni ukuvuga ngo tugomba kugira abakunzi ati rero uzafate ati karita aturabona ikarita habamo ibinuza byinshi cyane ariko byose siko biryo atariko uzahora ugendana ikarita ya bwana irya zose ugire bake beza fata bwana bibi wa 3 wa 4 wa 2 eba abo ngabo nubagira muzahindura isati kuko Yesu yarafite bake beza kandi bahindura ukore uko nibyo neze
niduharanire kugira benshi wow tugire bake beza ariko bazadufasha badukunda badusapotinga muri byose. Imana ibaha umugisha. Wawe ndurakoze cyane, namwe mwakoze cyane, ndizera ko namwe muri bukuremo umugisha ukuri kose. Imana ituremera abakunzi apana abafana. Yego. Thank you.